Aye boss, bimeze biti. The Equalizer kimenye bose hirya no hino. Bayise ngo ni C+ Love. Filimi yaryoshye. Episode ya 9. Ibanziriza ya nyuma tugata tuyipfundikira. Tukita dusubira ku ishuri. Hakuno umwana yubuye amaso. Areba umugore uje. Ati mama. He. Yakasani. Urebe. Mwana ararira. 어찌 그리 우는 게냐? Kuri kurira bite wa mwana we? Yakasani. Mwana ararira. Bino byaba bivuga ngo hari abantu benshi ngo babayeho kera ibisekuruza byacu. Kura tuvuga bara ngo gusa nk'umuntu wakubye wo muri 300 musa burundu. Mwana yigize hanabona umuntu usana mama ye burundu. He! Ibura ngo nta nose ko ntandi tuva nyine. Ni bano babayeho kera bagenda bagaruka. Hari umuntu wari umeze nkawe neza gutya ibirenge byawe bitambitse gutya umutwe wawe umeze utishimiye. Hayo mono yawe afatanye nayo menyo yawe yahengekeranye byose na gutya ngo ibirenge byawe bitareshya kuko ngo nta tunyashi ufite ngo ushaka za nyashi. Uragira nyashi gute sikana umuntu wakubanjiriza muri za 300 nta nyashi yari afite. Bagenda bagaruka. Ese ngiye nta muntu muzi tumeze kimwe kandi burundu. Bino bibaho cyane. Episode ya 9 banziriza ya nyuma tukanuka hano kaza guhura n'umwami. Uzarebe bura nayo hari umuntu mumeze kimwe neza. 이게 바로 조선만의 별자리 어플이다. 이 혼천이 덕에 조선 바가니리 물 연구할 수 있을 거야. 또 큰 도움을 얻었구나. wongeye wamfashije. Imukuri karindari. 이거 완전 못생겨졌네. siko nongeye kuba kabi kandi nanone. 보기 중요하구나. 얼굴에 무슨 이모 같은 게 있대. Imyenda naguhaye yagiye he kumo nongeye kwambara yindi usanganywe. Urebye gutya 울었느냐? urimo urarira. Oya. Ninde wakuvuze? 네 얼굴 상태는 영 마음에 안 든다만. njyewe ntabwo nkunda iyo umeze gutya. aramufata. 일단 가자. 내 너에게 꼭 ngwino tugende. 보여주고 싶은 게 있으니. hari ikintu nshaka kukwereka. umwami amuvanayo. ni Kadabini n'umwami. 모음과 자음 도합 28. nkwereka hakora inyuguti. 이제 너도 ngomba ijwi byose yarize. 모두 글을 쓰고 읽을 수 있게 될 거야. ndashaka ko abaturage bose batuye muri Josani baziga bakamenya kwandika ndetse no gusoma. 누구든지 배우게 될 것이다. buri muntu wese azahabwa amahirwe yo kuba yakwiga. mu 1900 umwami wa Josani gayo murashaka abantu biga inyuguti bakiga kwandika no gusoma. Gusoma no kwandika tuzamenya gusoma. Rwanda rw'ejo atuzarumaza manda. Umwami byose yagera bitegura. Umwami uraha arashaka iterambere mu gihugu cye. Ameze nkanjye umunsi kano gasobanuye nimba nkayoboje inkoni y'icyuma se nkiri umwana ari nanjye Rwanda rw'ejo. Umva icara. Iyi ngo mwatangiye kunkunda. Ndi n'ikimenya bose. Gashaka nakambika ka kantu ko mu mutwe. arangiza agira cyane aca bugufi. 해가 뜨고 지는 한 gumana nanjye 계속 내 옆에 있어. paka izuba rye rirasa rirenge turi kumwe. 이번엔 진짜 어명이다. kuri no nshuro ni itegeko nguhaye. 내 정음으로 제일 처음 적어본 세 글자이다. ariya magambo nakubwiye bwa mbere
yari makeya ubu ngubu nshobora kuba nanayandika. 접하산 너의 이름. izina ngiye nakwihereye rirebeho hakuno. 돌아가고 싶어요. 비가 오면. ngiye imvura nigwa ndi kumva nshaka kuzisubiriraho naturutse. 비가 곧 올 것 같아요. kandi imvura igiye kugwa vuba aha ngaha. 돌아가도 아직 노답이긴 한데 ndetse nubwo ngiye kugenda nta gisubizo ndabona. 제가 해야 할 일들이 많이 있어요. gusa mfite ibintu byinshi byo gukora. 전화처럼 절 믿고 기다려주는 사람이 있고 hariya hanze iwacu hari umuntu unyizera kandi untegereje nk'uko nawe untegereje. 엄마가 너무 보고 싶어서. nkumbuye mama wanjye cyane. biramwirwa muhangana n'abana banyu muzi ngo ntabwo babakunda. iyo yageze kure ko atari bukubona agahinda karamwica. 그래. sawa. 봐봐. papa ngandeba. 만나고 오면 되지 않느냐. basi nuhura na mama wawe uzongera ugaruke. 아님 nyine 다 같이 여기서 사는 건? uze njye nawe twibanire. ndati oya. 계속 도망친 상태로 살 순 없어요. ntabwo nzashobora kuba nakomeza kubaho nirukanka. 아니 그럼 none se 너한테는 무엇이었는데? njye nsobanuye iki kuri wowe? ndi iki kuri wowe? 꿈. nyine uri inzozi. kuki? 깨버리면 그만인 꿈. ntabwo inzozi se basi zagaruka. yo birangije gira atya vanamo mbano yari amuhaye. umwami iri ni itegeko nguhaye. marira aratemba. umukobwa ari umusubiza. 임금의 부탁이다. basi ndagusabye nk'umwami wigira ahantu ujya. umukobwa tumbabarire. 하긴 ese basi 그 미래란 곳이 이 가뭄과 역병 천지인 조선보다 basi ahazaza ni heza cyane kuruta ahangaha. 훨씬 살기 좋은 곳이라 그랬지. ahangaha huzuye ibyorezo ndetse n'amapfa. 그래. sawa. 네 마음대로 하거라. kora icyo umutima wawe wifuza gusa urambabaje. ari wowe wabigenza uti wakora iki? ese arasiga umwami asange mama we akunda cyane cyangwa se aragumana n'umwami? umwami gahinda karamwishe arasohoka arigendera. tabine aramwitegereza. 내가 제일 처음 좋아해본 niwe muntu nzi mwiza 그런 꿈 같은 사람. nkuko nahoze nkurota. amagambo. umukobwa we ngo azi ngo ari mu nzozi ashaka kwikangukira akisubirira iwabo. imvura nimara kugwa umukobwa aritahira agende. umwami yaje arabitekereza ibihe byose banyuranyemo, ibiganiro byose baganiriye, ukuntu yamwiyumvishemo, amasomo yose yamwigishije. umwami agahinda karamwica. umukobwa ari hano. hari icyo bamukubise ku mutwe bamutera inkota. nyagasani. episode ya 9 birigenda bitebereye katurure. umukobwa yari afite gahunda yo kwitahira none baramwishe. ese umwami nabimenya biraza kugenda bite? kanze ture finali. bye bye, ciao ciao, Imana ibarinde.